So Kazungu yatoranije abantu bica yabigambiriye azikora abantu afite umukurikira umuntu utava mu rugo ngo nagataha hari umuntu wazaga ariko ko kanya katatashye wenda agiye kuri polisi. Numvise nabonye hari n'ababyanditse umupasiteri twafashe ejo bundi nubwo bikiri mu iperereza wenda umuntu atavuga byose ko ntushobora kujya hariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage utangira ubakureho utwabo ku mugaragaro uti uwashatse fiyanza akamubura nashyira itura hano arataha yamubonye. Icyo gihe barigishijwe emwe hari n'abashatse no kurenga imipaka y'u Rwanda, abantu barabagarura barigishwa, ababyemeye barakingirwa. Ngira ngo hari n'abarimo bagenda bakingirwa mu minsi yashize, hari abagiye bakingirwa babyanze ariko abantu bagakomeza bakabigisha ariko finale bakaza kubyemera. Uyu munsi turimo kugenda tubona nanone bimwe navugaga by'abitwikira imyemerere kandi bafite ibindi bagamije utamenya, bishobora no kubagusha mu byaha, bishobora noneho no kubafungisha. Umuntu aragira atya akavuga ati nge imyemerere yanjye ntabwo inyemerera ko abana nari mfite mu ishuri bakomeza kuguma mu ishuri, bagatangira kuvana abana mu mashuri, bagatangira gutangira kwigisha bagenzi babo abaturage abaturanyi muvana abana mu mashuri kuko iyi ni iminsi ya nyuma, ibi ni iby'isi, twe tugomba kurangarira ubwami bw'ijuru. Ugasanga abantu batangiye kuvana abana mu mashuri. Ibyo birahari kandi kujyana umwana mu ishuri ni itegeko, iyo utabikoze ubikurikiranwaho. Abo ngabo iyo bagaragaye nyine barigishwa, abana bagomba kujya mu ishuri, ariko hari naho bigorana n'abana rwose barabaye ngira ngo byarabagiyemo kubatwara mu ishuri bikagorana, ariko iyo bigenze gutyo hari aho biba ngombwa ko n'ubutabera bwubahirizwa cyangwa amategeko yubahirizwa mu rwego rwo kugira ngo wa muturage yigishwe abe yabibazwa hakurikijwe ibigenwa n'amategeko. Hari n'indi myumvire rwose bona mibi tugomba gushyira imbere mu gukomeza kwigisha. Ngira ngo hari inasaba nuko abanyarwanda bose babyumva kandi bakabisobanukirwa. Ndatanga ingero nk'ibintu biherutse kugaragara mu majyepfo, n'ubu biracyahari, aho abitwaje imyumvire bigishaga abantu kwitandukanya na gahunda za leta. Hari ababikora ku bushake bafite ibyo bagamije, kugeza naho bababwira bati buriya hari n'ibyo leta isaba abantu cyangwa isaba abanyarwanda gukora twe tutumvikana nabyo kuko ni ibyaha. Bakababwira bati iyo ufashe imyumbati ni urugero ukayigereka ku bishyimbo, ubwo ibyo bishyimbo n'imyumbati biba bisambanye. Bityo rero baturage turabasaba kutongera guteka ibiryo bigeretse ngo mubigereke, kuko utumye ibiryo bisambana ubwo n'abasambanye kandi abazabibazwa n'Uwiteka. Noneho ntibabivuga no mu nsengero barimo gusa, bagahera kare mu gitondo bigisha urugo ku rundi, babuza abaturage kuzagereka imyaka ku yindi, kuzagira gute, gukwanga gusa nabyo ibyo byaha nabyo baba babikoze, ngo iyo bageretse imyaka ku yindi n'ibindi. Imyumvire nk'iyo iyo wenda bikiri ku rwego rutoya uramwigisha wenda bigahinduka, ariko ubona azinduka abeshya abantu agira ati rwose kumufata ukamushyira ahantu ukamwigisha umubuza guhura n'abaturage muri rusange kugira ngo ahinduke, ibyo ntabwo byaba kirazira kubikora.
kuko barahari. Hari n'ababajyana mu butayu gusengerayo, ugasanga imvura iraguye iruzuye, imivu irabatwaye, bigize gute n'ibindi. Ibyo bintu rwose dukwiye gufatanya tukabyamagana, kuko ni ibintu bibi cyane. Hari noneho n'abakwirakwiza ibihuha, ubona ngira ngo bice igikuba mu baturage, kandi n'icyaha gihanwa n'amategeko. Umunsi w'imperuka wageze, ngira ngo abari bakuru hano murabyibuka, nko mu mwaka wa 2000 ndabyibuka, hari abari batanze n'amasaha yo kw'isi burangire. Hari aburi ibiti kugira ngo umunsi w'imperuka nuza ugerere kuba hagaze ku isi, abari mu biti bo bagume mu kirere, umunsi w'imperuka uri burangire, ngira ngo bongere bamanuke basubire ku isi. Sinzi imyumvire uko ari imeze. Ariko barigisha bati umunsi w'imperuka urageze, mwitandukanye n'iby'isi, ubwami bwacu no gira ngo izo ni intambara turimo turwana nazo, ku ruhande rumwe zirimo gukemurwa no kwigisha n'ibindi, ariko ababikora bakagwa noneho bakanyuranya n'ibiteganywa n'amategeko, barafatwa bagakurikiranwa n'ubutabera bakabiryozwa. Icyo nagarukagaho n'iki, nuko dukomeza kwigisha abaturage bacu. Ngira ngo imyemerere dufite ntabwo yakagombye kuba hari aho igonganisha n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, na gahunda za leta n'ibindi. Abikoze imyumvire afite, kumwigisha biroroshye kugira ngo ahinduke, ariko abikoze yabigambiriye, kuko hari ababikora gutyo mu rwego rwo kuba bahungabanya umutekano n'ibindi, abo ngabo gukurikiranwa barakurikiranwa kandi barabibazwa. Dufatanye rero twigisha abaturage, kuko hari abitwaza imyemerere ugasanga barabayobya, bikabaganisha mu bukene, bikabaganisha mu byaha n'ibindi. Ngira ngo nicyo navuga kuri icyo cyari cyabajijwe n'umunyamakuru Celestin. Murakoze. Ikibazo cya peace yabajijwe y'abana batwara bakina, ntabwo biramubonye, ariko turakorana ziko barafite igomba kuba ari imibare hejuru, ariko bifata nkaho kuba hejuru kubera ko ari ikintu leta yashyizeho imbaraga, bigatuma n'iyo mibare menyekana. Kuko hari n'igihe duhura na cases y'aho dukurikirana nk'uwateye inda uyu mwana, ugasanga abatugarutse n'ababyeyi b'uwo mwana watwaye inda, akubwira ati se ngewe namubyaye mfite ingahe, ati ntakuze. Bivuze ko ni ibintu bikiri mu myumvire, ni ibintu bimaze igihe, ku buryo hari igihe abana bumvaga ko umwana w'umukobwa ugize imyaka 16 yashyingirwa. N'ubu hari ibice byo mu Rwanda bakibyumva gutyo, ariko uru rugamba turimo rwo kubirwanya kubera leta ibona ingaruka zabyo zo kugira ngo umwana abyare n'abakiri umwana, bituma tumenya ka nyinshi. Ariko nk'uko nyakubahwa minisitiri avuze, gushyiraho isange nk'igisubizo cyabyo nayo ituma tubona imibare nyayo, kuko abenshi baza bakurikiye n'izindi serivisi zirimo uretse iz'ubugenzacyaha. Nk'uko mubizi, isange harimo umuganga, harimo umusipsikologe. Iyo umuntu ahuye n'ikibazo, yafashwe mu ngufu cyangwa yatwaye inda akiri umwangavu, hari igihe bagana isange aje kugira ngo bamuhe imiti yo gukumira ngo atarwara, cyangwa se kugira ngo abe yakurwamo iyo nda yatwaye atarageza imyaka. Ibyo byose bituma tugira documentation nziza. Hari ibihugu byinshi wajyamo ugasanga muri statistics nta cyaha cya defilement kibamo, kubera ko batabifata nk'ikibazo. Ariko twebwe tugifata nk'ikibazo gikomeye. Buri kayibaye iramenyekana, at least yo kubyara, kuko yaba minisante irabikurikirana, yaba natwe. N'abafatwa ku ngufu abafatwa batarageza imyaka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
kubera ubukangurambaga basigaye batinyuka bakaza kubivuga. Iriya Stockholm syndrome peace yavuze nibyo ni ikibazo cyane cyane iyo bigendanye n'ibi byo gufata abana ku ngufu. Hari igihe duhura na cases zikatugora, ugasanga nk'umubyeyi abonye umwana we ufite imyaka 17 atwite cyangwa 16 cyangwa 15 akaza gutanga ikirego. Bahamagara umwana mukamujyana muri Isange mukamubaza uwamuteye inda akanangira akamuvuga, kubera ko ababyeyi baba bakurikirana bazi wenda uwo bagendana cyane w'umuhungu, mwakurikirana n'ibindi bimenyetso mwafata uwo muhungu, uwo mwana w'umukobwa akavuga ati nimumufunga mumenye ko ndi bwiyahure, kandi ukabona ko akamara nk'iminsi 2 yanze kurya. Hari ubutabera umuntu abutangaza, ureka victim akiyahura cyangwa wirengagiza amategeko ukareka uwakoze icyaha. Izo ni bimwe muri challenges duhura nabyo, ariko icyiza nuko muri Isange harimo psychologists bagerageza kwigisha victim wahohotewe, bakamwumvisha ingaruka, bakamwumvisha kubyo yakoze, uwabimukoresheje yaragambiriye kumugira nabi, bagakoresha ubumenyi bwabo kugira ngo wenda bamwumvishe ko ubutabera bugomba gukurikizwa. Ariko ni ibintu bizafata igihe, mukanadufasha tugakomeza tukigisha abana cyane cyane uburenganzira bwabo, kugira ngo bumve ko umuntu wese uzamusanga atarageza imyaka ari umuhungu ufite ubukure ugamije gushimisha umubiri we aba atamushakira icyiza. Kandi ubwo bukangurambaga bukajya no mu babyeyi, kuko hari n'ababyeyi batarabyumva. Hari nk'igihe usanga amashyirahamwe ajya gukurikirana ibibazo by'abangavu babyaye batarageza igihe kugira ngo babafashe, bakagenda bakabakusanya bakababwira muze tubahe ibikoresho, za matera, ibikenewe byose kugira ngo barere abana babo. Bahagera rimwe na rimwe bakaza baherekejwe n'ababateye inda cyangwa n'ababarongoye nubwo baba batarageza imyaka. Ayo mashyirahamwe twadukorana neza bakatubwira bati hano hari abantu bateye abana b'abagabo b'amada muze, bapfa kubona imodoka ya polisi cyangwa ya RIB igeze aho, ibyari gutanga imfashanyo bikaba bihindutse ibindi, bakiruka bose bagacika. Ni ukuvuga ngo sinzi niba twabyita iyi syndrome cyangwa twabyita imyumvire cyangwa byombi bivanze, ariko icyo nagira gusa ngo basangize nuko dukeneye ubuvugizi, dukeneye ubukangurambaga, dukeneye gufatanya kugira ngo abantu babyumve. Biye kuba amategeko gusa arengera uburenganzira bw'umuntu, ariko n'umuntu yumve uburenganzira bwe neza n'uburenganzira bwe kugira ngo abuharanire. Ndumva aricyo nabivugaho. Ubugamba turimo twese turafatanya, tubona amakuru menshi ava muri bamwe ndimo kubona hano mu banyamakuru, kandi akadufasha kugera ku byaha, tukagera no ku babikoze, bityo tukumva tubijyanamo tubyumva kimwe. Uretse ko rimwe na rimwe hari igihe duhinduka, avuga ngo umuntu yarenganye, niyo twababwira muti sinzi uko biba byagenze, ariko hari rimwe na rimwe hazamo n'amarangamutima, ariko ibyo hari igihe haba hari wenda amakuru atatambutse neza. Ariko iyo ni intambara dukwiye kurwana, kuko izi ngaruka zose tubona z'inzererezi z'ikintu ko biba byatangiriye hariya. Umwana afite 14 arabyaye, umwana agiye mu muhanda, nawe kugira ngo amutunge asubire mu muhanda abyaye undi, ugasanga ni ibintu bikururana, bitera umutekano muke, bitera sosiyete guhungabana.
nagira ngo just mwongereho gakeya ku byo Abaministiri w'umutekano bavuze kuri iby'amadini, kuko abenshi tubakora n'amadosiye. Abantu ntabwo bakwitwaza imyemerere ngo bumve ko ari uburenganzira bwabo busesuye kandi bifite ingaruka ku bandi. Yabivuze neza, yatanze ingero, ariko no mu gitabo cyacu cy'amategeko hano ikintu bita gushyira undi mu kaga kirahana, ikintu bita guhumura abantu babangisha leta, gahunda za leta kirahana. Benshi muri aba ngaba bagiye bafatwa yanze ko abana bakingirwa imbasa, abo mu myemerere n'imyemerere bakingiza abana imbasa, ariko abo bana ntabwo ari umutungo wawe, ni abana b'igihugu bataragira ubushobozi bwo kwifatira icyemezo. Iyo bafungiranye mu nzu ukanga ko bajya gufata urukingo rw'imbasa, tumufata nk'umuntu ushyira abandi mu kaga, icyo gihe tumukora gusa bamoja no kwigisha, ariko icyo gihe ubushaka gushyira umuntu mu kaga urakurikirana. Nibura ubyuka mu gitondo ukirirwa umubwiriza abantu ngo bange gahunda za leta ngo niyo myemerere, uba uri mu cyaha cyo gukangurira abantu kwanga kwigomeka kuri gahunda za leta. Ntabwo najya bamugarifiye gusa uwo uzumva bamujyanye umuntu mu rukiko nuko hari icyo igitabo cy'amategeko giteganya, ariko hari n'ibindi. Mugira mwumvise ibya Musanze, umuntu mu rugo rwe akajya kuri WhatsApp agahamagara abantu ngo baze mu gipangu cye, nta dini, nta yanditse muri RDB ngo baze babatizwe, ngo iyo batijwe ubu mutagatifu. Ugasanga abantu 150 bari mu gipangu cy'umuntu, bavuye mu turere 15-20 ngo baje kubatizwa kugira ngo babatagatifu. Ibyo ntabwo ari imyemerere mu by'ukuri, ibyo ni disorder. Mwumvise nabonye hari n'ababyanditse umupasiteri twafashe ejo bundi, nubwo bikiri mu iperereza wenda umuntu atavuga byose, ko ntushobora kujya hariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage, utangire wakureho utwabo ku mugaragaro, uti uwashatse fiyanse akamubura nashyira ituro hano arataha yamubonye. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu igihugu cyareberera, kuko ni ubwambuzi bushukana kandi n'icyaha mu mategeko yacu. Ushinzwe mu kigo cy'Isiya umunyamakuru wabigiye. Ikibazo cyane cyane ndakibaza Minisitiri w'Ubutabera. Ingingo ya 28 y'igitego cy'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano ivuga ku kijyanye n'igihe umuntu atangira gufungwa, aho atangira gufungwa byemejwe n'urukiko hamaze gufatwa icyemezo ntakuka. Icyo ni igika cya mbere n'icya kabiri kivuga ko uyu muntu igihano hawe gishobora gukurwa n'icyagihe yamaze afunzwe. Hari ikibazo cy'iminsi 30, yabaye iminsi 30, umuntu ashobora kujya muri gereza akabara imyaka 2 byitwa mu minsi 30. Ingero nyinshi zirahari, nagira ngo mbaze nyakubahwa Minisita na abacamanza babaye bake, inkiko nkeya, twabonye RFA baravuga bati ibimenyetso bigiye kuza biraboneka vuba. Ibyo bintu bishobora kuba byaterwa n'iki? Icyo ni icya mbere. Hanyuma ikindi ndakibaza ni tumaze tubona abantu bishinganisha, ariko ugasanga umuntu arishinganishije. Harimo umubyeyi duherutse kubona wo mu karere ka Ruhango arishingana, iyo birazitwara umuntu, nyuma y'iminsi 2 wa mukecuru atemererwa mu ruhame arapfa. Hakaba abandi bantu benshi bapfa, ariko abaturage twaganira bakavuga bati uyu muntu mwishe yari yarabivuze, yari yarabimubwiye. Nagira ngo mutubwire se, hari abaturage bajya baza bakababwira bati mfite ikibazo nabwiwe ko nzicwa, ese mumaze kubimenya aho ngaho haba hakorwa iki? Ngo niba ari mu gisubiza, niba ari polisi, hari ibyo bivuga ngo dukumire icyaha kitaraba kandi tutangira amakuru. Ayo makuru yatanzwe
no gukumira icyaha kitaraba hakorwa n'iki gahunda zo kwizimaze kugira ngo kikuva kizagera kuri hose. Ikibazo yarabajije n'ayo ariko mfiteho n'amakuru iyo umuntu yegereye ikigo akayiregera akayibwira ko yakwiye bazishwa kandi aribona ndetse byarangira akazana abantu bareba ntibigire ikintu kimwe isitabuzweho ariko naribuza cyane cyane n'uburyo ankete zikorwa zo muri ibi mu mabare bigarukeho kubera ko twagiye tubona abantu barega hinagiye ahantu icyaha cyakorewe kitarimo bahagera wenda muri bwa buryo bavuze n'ubwihanakama ariko abantu b'abafitiri cyangwa bafite umuntu wabo wabise ikibazo ugasanga ntabwo yigeze hagera ukanagenzana ntabwo turi kubona abantu baratanga amakuru aho ngaho mubona nta gape irimo mu buryo gukora amankete ntabwo turi umuhanga mu gukora amankete. Hanyuma ikindi kibazo nashaka kubaza kugaragara cyane ku cyo IDP yavuze yigeze agaruka ku bijyanye n'imikoranire y'itangazamakuru kubera ko kuko abanyamakuru uko mwanabyemeje bafasha mu kurwanya ibyaha ariko ku bijyanye no gukorana n'itangazamakuru igihe abanyamakuru urugero baduhare nk'umubyeyi uba ufite umwana umuzerezi azi ko ajya ku ishuri cyangwa ko ajya ku ishuri ariko amayutube amasosho media n'itangazamakuru bitandukanye bivuga inshuro nyinshi cyane. Ikibazo mpita nkibona ku nzego nka polisi isaba abakuru cyangwa kuri ribu kubera iki mutegereza umusore ufite umwana bambaye umuzerezi abanyamakuru barasakuza barababaza buri munsi babarikatse buri munsi nta gisubizo mubaha ahubwo mukaza guhitamo umuntu ntazi uko bigenda bamuhitamo mukamubwira ngo reba kabera disipiyanse icya mbere cyafite ikoresha mu itangazamakuru hari ubwike ko hari umuntu yizera udashaka ko ayo makuru bayageraho bwa mbere se kandi abanyamakuru niko kazi kabo bitegura nako harimo imbalansi mu buryo bukorana n'abanyamakuru bose murakoze cyane. Cyavuze ngo cya imbalance umunsi mwese mwaje cyangwa gutanga ijambo hajemo imbalance abandi harimo abari ibibazo byose bazaganira murakoze cyane kuri ibibazo mumaze kubaza. Hari kesi ya Kazungu, hari ibyo SG bari bubasobanurire ko nk'uko tubizi ikesi iri imbere y'urukiko hari ibyo adashobora kurenga, arasobanura gusa kubyerekeye ibyo ashobora gusobanura kugeza uyu munsi. Ku kibazo cy'ubucucike ndaza kukivugaho kubyerekeye ubutabera n'ibikorwa ndetse n'impamvu yabyo. Hanyuma ndumva cyabajijwe kabiri ikibazo hari cyo gufungwa hanyuma rimwe na rimwe ku byo wasobanuye ya minsi 30 ikaba imyaka 2 ariko nacyo ndaza kukivugaho. Hanyuma hari icyo cyanyuma tuza gusaba minisita na IGP bakagisubiza cyane imbalance. Reka mbanze kuri iki cy'ubucucike nibyo koko imibare yo iragaragara. Impamvu kandi igaragara nuko dukorera mu mucyo muri accountability kuko kuri twebwe amakuru uragenda ukayasanga muri system nta kundi amakuru aba hari ku buryo niyo mpamvu n'imibare imenyekana. Ari byiza kuri twebwe nk'igihugu kuba dukorera muri transparency, governance ya transparency. Hari ahandi ho ibihugu ubuzi wiyiziye kuko wabibayemo cyangwa ubijyamo kuko bo badafite system nk'izacu zigaragaza amakuru, ugasanga koko bo barakubwira yuko bafite abantu bageze ku 600,000 gusa igihugu cyose gifite population y'abantu miliyoni 100 kuko amakuru nibo bayaguha.
ariko ibyo ni iby'ahandi. Nashaka gusa ko tuganira ukuntu amakuru yacu n'imibare yacu igaragara ni transparency kandi nziza, ariko ikanadufasha no gukemura ibibazo, kuko iyo ufite amakuru nyayo nibwo ugenda ushaka n'ibisubizo ku bibazo umuntu aba afite. Ku byerekeye rero ubucucike muri gereza, biterwa n'ibintu byinshi, impamvu nyinshi, ariko nazo twagiye dushakira ibisubizo. Hari zimwe mugenzi wanjye ari buze gusobanura. Iyo urebye nk'amagororero muri rusange, amagororero acyameze uko yari ameze, imibare y'abanyarwanda itari yagera ku mibare dufite uyu munsi, nabyo bigatera ubucucike. Kuko ubucucike buba busobanura yuko n'ahantu abantu bafungiye cyangwa bagororerwa ari hato ugereranyije n'ibisabwa mu mibare kugira ngo abantu babe bafungwa ahantu bigendanye n'imibare tuba twariyemeje. Hanyuma ikindi ni uko hari ibyaha byinshi byagiye byiyongera, bimwe na bimwe kugira ngo ube wabigenza bisaba ko umuntu aba ari muri abafunzwe by'agateganyo. Tuvuge nk'ibyaha bya cyber crimes, kwiba ukoresheje ikoranabuhanga. Mu gihe umuntu aba yiba za banki mbere y'uko ikoranabuhanga ribaho, icyo cyaha nta nubwo cyabagaho, ariko umuntu arimo gukurikiranwa ko yibye banki, ukumva yuko yagumya akurikiranwa ari hanze, mu gihe kandi cy'umukurikirana ari ikintu udashobora kuvuga ngo uramubuza, tuvuge arategekwa yuko atarenga imbibi runaka, ariko izo mbibi barazirenga kuko icyo akoresha n'ikoranabuhanga. Ubwo rero bimwe n'ibyo ngibyo ugasanga hari ibyaha byagiye byiyongera bitewe n'ibihe tugezemo uyu munsi, bikanongera n'ibyaha bituma abantu basabirwa rimwe na rimwe kuba bafungwa by'agateganyo. Ibyaha by'ubujura nabyo rimwe na rimwe tuvuge kwiba za telefone, mbere y'uko za telefone zigendanwa zitari zabaho, icyo cyaha ntabwo cyabagaho, ariko ubu ngubu buri muntu arazifite, urazigendana, umuntu arayigendana, bayikwambura, hakaba kesa, nyuma rimwe na rimwe kubera ibisabwa kugira ngo umuntu abe yakurikiranwa, bikaba ngombwa yuko umuntu akurikiranwa afunze by'agateganyo. Ariko nk'uko Scovia yabivuze, ihame ni uko umuntu aburana adafunze, gufungwa bikaba exception. Niryo hame rinanditse no mu mategeko, ndetse ni naryo hame rikurikizwa hano mu Rwanda. Iyo twumvise za case nyinshi, wenda imibare niyo ishobora gusubiza iki kibazo. Reka dufate yenda nko mu kwezi kwa munani, ku byaha byinjiye muri RIB, abakurikiranwa badafunzwe ni 68 n'ibice 8, ni ukuvuga ko 31 cyangwa 29 n'ibice 2 nibo bakurikiranwa bafunzwe mu byaha byinjiye muri RIB. Urumva abenshi ni abari hanze. Ni ukuvuga rero niba buri gihe usanga batagera kuri 30% ko hari amezi akurikirana, ushobora no gusanga muri system biragaragara yuko abenshi ari abakurikiranwa ibyaha bari hanze. Ariko haba hari impamvu runaka zituma abantu bakurikiranwa ibyaha bari hanze. Nuko biba bigaragara yuko umuntu ashobora kubangamira wenda za investigation ziba zihari, cyangwa evidence zihari, ugasanga umuntu ashobora kugenda akazisibanganya. Ibyo byose nibyo abantu bagenda bagashyira ku munzani, cyangwa ugasanga n'umuntu nta address afite izwi. Ibyo byose nibyo bishyirwa ku munzani mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa. Ntabwo icyemezo gusa gipfa gufatwa ngo nuko umuntu ari runaka, nuko twakurebye tukabona uzakika ubutabera. Hari ibintu byinshi abantu bashyira ku munzani. Reka noneho nababwira na realite zacu z'u Rwanda zitandukanye n'ibindi bihugu. Reka mbaho urugero rw'ibihugu, ari igihugu, reka simvuga izina ryacu kubera atari byiza mu rwego rwa diplomasi. Icyo gihugu ni ikirwa. Inzira yonyine ushobora kuva muri icyo gihugu ni uko uba ukoresheje indege gusa. Kuri bo usanga ari nk'umwe ku ijana aribo baburana bafunze, kuko
nigeze no kukijyamo nshaka gukodesha imodoka yo kuzenguruka mbona ntabwo banyatse ibyangombwa byinshi barambwiye bampaye imfunguzo ngo nigendere ndababaze si imodoka kuko mutaka byinshi nko mu bindi bihugu barambwiye ngo ngaho gerageza uyibe turebe niba uri bushobore kuyiba ariko twebwe ntabwo ariko tumeze dukikijwe n'ibihugu byinshi hari imipaka abantu bashobora gucika n'ibindi byose ugasanga rimwe na rimwe ni ibintu abantu bagomba gushyira ku munzani buri gihe ariko buri munsi objective ari uko abantu baburana batari hanze ari ryo hame kandi riri mu itegeko ariko ugashyira ku munzani ko hari risk rimwe na rimwe iyo ugiye kuri za extreme zimwe na zimwe usanga zishobora kuguteza ibibazo uyu munsi wenda izi nzego zigafata icyemezo yuko buri muntu aburana ari hanze ejo bundi bamwe bagacika hanyuma abantu bagatangira kugira ingingimira yo kugira ngo bazane ibyaha byabo kuri izi nzego bagatangira kwihanira nacyo ni ikibazo abantu bagomba kugenda bareba ibyo byose ni ibintu abantu bagenda bashyira ku munzani kugira ngo tutazagera ahantu ihame ry'ubutabera ritumvikana ariko muri izi nzira zose hari byinshi bigenda bikorwa hari politiki y'ubutabera mpanabyaha yagiyeho igenda iteganya n'ibintu byinshi bigenda bikorwa nuko wenda imibare ubu ngubu itari yatangira gutangazwa ariko ndizere ko izatangazwa hari nk'ibyitwa plea bargaining aho umuntu niba yiyemerera icyaha ku byaha bigeze kuri threshold runaka akaba yiyemerera icyaha akaba anerekana yuko adashobora gukika mu gihe agikurikiranwa mu nkiko ashobora kurekurwa cyane cyane iyo yatanze nk'ingwate runaka ibi ni ibintu byatangiye gukora ndetse n'imibare yabyo ndumva procureur general ko niwe ubikoresha cyane ndumva yazaduye imibare ko imibare iragenda yiyongera icyo ni kimwe ariko akanerekana ukuntu azagenda yishyura amafaranga kuri uwo muntu yahaye iyo sheki itazigamye nta mpamvu yo kumukurikirana ubwo ngubwo arasohoka nyuma igisigara kigasigara ari uko umuntu agenda yishyura uwo muntu ibi nabyo birateganywa mu mishinga y'amategeko uko tuvugana uyu munsi yamaze kwigwa muri komisiyo ubu ngubu izagera mu nteko kugira ngo bayitorere ibi byose biri mu mategeko mpanabyaha bizatugeza mu kugabanya ikibazo cy'ubucucike muri gereza hanyuma hari iteka rya perezida riteganya imirimo nsimburagifungo ryamaze gutangazwa ndetse nzi neza yuko no mu butabera batangiye kwigisha ukuntu rikoreshwa naryo turizera yuko rizagira ingaruka nziza mu kugabanya ubucucike mu magororero ikindi nk'uko twayivuze ni imyumvire nk'uko ndibaza na Scovia yabivuze nibyo koko hari imyumvire yuko iyo umuntu ataburana adafunze hari ikibazo gikomeye ndetse ibi ngibi tubibona kenshi twebwe mu butabera ugasanga uyu munsi umuntu ejo waje akubwira yuko mugomba gufunga umuntu kuko yamwibiye televiziyo mu rugo ejo bundi wenda umwana we bakamufata afite ibiyobyabwenge igihe bamwibiye televiziyo aza kubwira yuko murekura buri gihe iyo mwarekuye umuntu ari hanze ariko byaba ari umwana we wakoze icyaha akaza kubwira yuko duhana cyane dufunga cyane ibyo ni ibintu bisanzwe criminal justice police usanga iterwa na kondisiyo umuntu arimo uwo munsi igihe arimo kuyivugaho ariko ibyo byose icyo tubwira izi nzego nuko babireba mu buryo buri objective mu buryo butarimo ayo marangamutima ya buri munsi kugira ngo ihame ari uko umuntu aburana adafunze ariko iyo bibaye ngombwa yuko afungwa nabwo agafungwa kugira ngo ntibiteze ibibazo muri sosiyete cyangwa no mu butabera muri rusange hanyuma ku byerekeye ya minsi yiyongera iyo habaye icyemezo cy'urukiko yuko umuntu aburana afunzwe nibyo koko icyo gihe gishobora kwiyongera ariko iyo cyiyongeye nabwo ntabwo kirenze icyo
urukiko rwemeje n'ubundi umushinjacyaha asubira mu rukiko gusaba yuko icyo gihe cyongerwa. Birashoboka yuko koko icyo gihe cyongerwa kubera impamvu zitandukanye. Hari igihe kimwe na kimwe ariko ari iperereza rigikomeza, icyo ni igisanzwe, ariko hari n'igihe kimwe na kimwe tubyemeranyeho koko yuko umubare w'abacamanza dufite uyu munsi ari wa wundi twari dufite muri 2004 utari wiyongera. Nibyo koko, ariko nzi neza yuko mu rwego rw'ubutabera bagiye mu mibare, bakoze imibare, ari birimo gutangwa nka za rekomandasiyo kugira ngo twongere dusubire turebe ibyatuma ubutabera bwihuta. Nibyo koko, hari n'ibivugwa yuko justice delayed is justice denied, ni ibintu twemeranya twese, ariko tugomba kwirinda ibyo ngibyo. Ariko hari nubwo tuvuga ngo justice delayed is justice denied, hari n'ikindi kiriko justice hurried is justice buried. Iyo ugerageje kubyihutisha kubera wifuza yuko birangira vuba, nabwo hari igihe ubutabera butagenda neza. Ariko icyo umuntu yavuga nuko muri politika mpanabyaha twifuza yuko rimwe tuzafatira umwanya tukanayiganiraho, ko twizera yuko muzadufasha kwimenyesha abanyarwanda, ndetse n'iri hame ryo gufunga abantu, kuburana abantu badafunze, naryo rikaba ari ihame rijya mu mitwe y'abantu. Nabyo tugomba kubiganiraho kugira ngo turebe icyadufasha. Ariko icyangombwa ni uko ibi twabiganiraho, ariko hari n'izi ngamba zo kugerageza gutuma ubucucike buba buke. Ariko ikindi cyadufasha kinarenze ibi byose, nizera yuko na mugenzi wanjye ari buganireho, ni ugukumira ibyaha. Kuko ibyaha bitabayeho n'ubucucike ntabwo bwabaho. Kandi iki ni igikorwa twafatanya twese, yaba ari mu itangazamakuru, yaba ari twebwe tubikurikirana umunsi ku wundi, kugira ngo tugerageze dukumire ibyaha byinshi. Tukaba tunaboneyeho gukangurira abanyarwanda yuko buri umwe yaba ijisho rya mugenzi we, kugira ngo dukumire ibyaha byinshi binatuma habaho ubucucike. Ko ubucucike bubaho ari uko ibyaha byabayeho. Iyo bitabayeho twashoboye gukumira byinshi bishoboka, n'ubu bucucike muri mu magororero nabwo bugenda bugabanyuka mu buryo bufatika. Ndumva ibindi mugenzi wanjye ari bisubize, hanyuma hari n'ibiri gusubizwa na SGR. Murakoze nyakubahwa Minisita. Reka mvuge kuri iki kijyanye n'ubucucike mu magororero. Nigisobanuye neza. Wenda icyo nakongeraho ni uko imwe mu mpamvu zinatuma cyangwa zanatumye tugira n'ubwo bucucike ni n'amateka yacu mu Rwanda, aho tugifite umubare munini w'abahamwe n'icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi, n'ibindi byaha bikomokaho uyu munsi ugaragara mu magororero dufite. Icyo nacyo kiri mu byongera umubare w'abagororwa dufite iwacu. Minisitiri yavuze ku ngamba, nagira ngo nkubwire mu byiciro 4. Icya mbere ni amategeko, icya kabiri ni inyubako zakira abagororwa, icya gatatu n'inyigisho abantu baherwa mu magororero, icya kane ni imyumvire nyine irabari asoreje imyumvire muri rusange y'abaturage. Mpereye ku mategeko, uyu munsi ukurikije ibihe twanyuzemo na gahunda ziriho zo kurwanya ibyaha, wasangaga amenshi mu mategeko dufite byendinga asozwa nuko umuntu agejejwe muri gereza, birajyana na ya mwigororero, birajyana na ya myumvire. Umuntu atashyirwa mu igororero ugasanga habayeho
out to cry umuntu wanjye ntahawe ubutabera wakorewe ikosa n'ibindi. Ibyo rero byatumaga hari umubare munini w'abantu binjizwa mu magororero, kandi mu by'ukuri amagororero dufite iyo ukurikije igihe yagiriyeho yubakiwe usanga nta mpinduka zabaye. Wenda wavuga Mageragere, ariko Mageragere ni yari 1930 yimutse ijya kuba Mageragere. Mu by'ukuri usanga nta mpinduka zabaye muri za kuri ku bushobozi bwo kwakira abantu mu magororero twari dufite, hejuru y'ibyaha byinshi byagiye bikorwa biturutse ku mateka, noneho no kuzindi ngamba zagiye zifatwa mu rwego rwo guca cyangwa guhana. Ku bijyanye rero n'amategeko hari byinshi birimo gukorwa, harimo n'icyo amaze kubabwira cyishyirwa mu bikorwa ry'imirimo y'inyungu rusange. Uyu munsi iteka ryarasohotse mugiye gutangira kubona, kandi noneho muri iryo teka ubundi byari bimenyerewe abahabwaga igihano cy'imirimo y'inyungu rusange bayikoraga bari muri za camps. Uyu munsi mugiye kubona umubare munini bagiye kujya bakora imirimo y'inyungu rusange bataha iwabo mu ngo, bayikore iminsi runaka mu cyumweru bataha iwabo, bagira uburyo bakurikiranwa ko ikorwa koko, bagira uburyo bigishwa. Ariko mugiye kubona inkiko zatangiye gutanga mu bwinshi ibyo bihano ku buryo umubare w'abinjizwa mu magororero uzagabanyuka. Hari n'izindi ngamba zagiye zifatwa nk'ibijyanye na conditional release n'ibindi, uburyo byagiye bikorwa abantu bari bujuje ibisabwa kugira ngo babe bahabwa conditional release babisabwa, cyangwa inzego zibafite zibacumbikiye RCS cyangwa izindi nzego zibona bakwiye kuko bagejeje icyo gihe babe bahabwa izo conditional release nk'uko amategeko abigena, kandi bigakorwa kenshi kuko hari ubwo wasangaga kubishyira mu bikorwa bitinda n'ibindi. Dutekereza ko ibyo nabyo bizagabanya umubare. Hari n'ibindi byinshi bigenda bikorwa mu rwego rw'amategeko dutekereza ko bizagira icyo bitanga. Ku bijyanye n'inyubako nabwo buriya bucucike bubarwa ukurikije ubushobozi ama correction facilities amagororero afite bwo kwakira, ndavuga bw'uburyamo, ubushobozi bw'uburyamo amagororero afite ugereranyije nabo ayo magororero arimo kugorora nyine. Ngo nimo kwirinda kuvuga ngo afungiyemo, kuko ni inyito zagiye zihindurwa n'amategeko bitewe na none n'inshingano uyu munsi RCS ifite kugorora kurenza kurinda nk'uko byari bimeze mu gihe gishize. Igihe gishize zari inshingano zo kurinda gusa, kugaburira, ugomba kurinda ufite ubuzima, ukamurinda ngo atazaturuka kugeza igihano kirangiye. Ariko uyu munsi ugomba kumenya ko uwo ufunze, reka mbivuge gutyo, azageza igihe agasubira mu muryango nyarwanda. Asubiye mu muryango nyarwanda rero ataragorowe, arongera agasubira hahandi. Navugaga rero n'ubwo bushobozi burimo kongererwa bw'abantu bakirwaga, ku buryo uyu munsi ubucucike dufite mu gihe gitoya dukurikije ingamba zirimo gufatwa cyane cyane zijyanye n'inyubako, pourcentage iraba yagabanyutse cyane. Wenda nk'abamusanze mwatubera abahamya, Muhanga, Desem, Rwamagana, Gicumbi, hari imirimo irimo kugenda ikorwaho mu rwego rwo kongera uburyamo bw'abantu bahagororerwa, bityo mu gihe gito tugatekereza ko ubucucike, pourcentage y'ubucucike umunsi dufite izaba yagabanyutse. Ikindi navuga ni inyigisho zitangirwa mu magororero. Iki kintu gifite imbaraga cyane kuko kirwanya isubiracyaha. Iyo udashyize imbere kwigisha ngo umuntu azasubire mu muryango nyarwanda yaritandukanyije n'icyari cyaramuzanye aho ngaho, arongera agasubira inyuma agakora bya byaha akagaruka, kuko cases nk'izo dufite ni nyinshi.
uyu munsi rero hari ingamba zagiye zifatwa zirimo no gushyiraho ibigo twise social integration centers cyangwa halfway homes. Uyu munsi twanatangiye kubaka izo centers, nka Rwamagana twarayitangiye, ariko dufite gahunda y'uko tuzazikwirakwiza mu ntara zose n'ahandi bizaba ngombwa. Abazajya bajyamo n'abazaba basigaje igihe gitoya kugira ngo basubire mu miryango yabo, rwose bategurwe mu buryo bwa nyabwo kujoininga gusubira mu miryango yabo. Uburyo bizakorwa, amabwiriza arahari, ariko bazigishwa, bahabwa inyigisho zo gusubira mu muryango, basurwe n'imiryango, basurwe n'abayobozi yaho bazataha, abantu batekereze nava aha ngaha niki kizamufasha gusubira mu buzima busanzwe n'ibindi, ku buryo azasohoka atandukanye n'uko abantu bajyaga basohoka bameze. Tugatekereza ko bizatugabanyiriza cases z'isubiracyaha twabonaga zongera kugaruka zigarura abantu mu magororero. Ikindi noneho navuze cya kane ni ibijyanye n'imyumvire. Buriya kuzacunga ubucucike nyirizina nuko abanyarwanda bazitandukanya, umubare munini w'abanyarwanda bazitandukanya no gukora ibyaha, kuko igihe cyose bazakora ibyaha hazubahirizwa amategeko nyine, ariko ubwo natwe ku rundi ruhande tuzaba dufite uburyo twafeirinze nituvuga ngo umubare w'abakora ibyaha watunaniye kuwugabanya mu rwego rwo kwigisha n'ibindi, ngo hazaba hari aho turimo gufeiringa. Aha rero naho gushyiramo imbaraga, kugabanya umubare w'abakora ibyaha ukagabanyuka, buriya niho ubucucike nyirizina buzarangira, no kumva ko umuntu ukurikiranwa ari hanze cyangwa urimo gukora igihano cy'imirimo y'inyungu rusange atahiwe, kumva ko arimo guhanwa, arimo kurangiza igihano. Ibyo abantu bakabyumva nk'ibihano abantu bahawe, nyamara uyu munsi siko byari bimeze. Tugatekereza rero ko izi ngamba kandi zatangiye gushyirwa mu bikorwa, zirimo no kugenda zitanga umusaruro mu gihe gitoya zizaba zatanze igisubizo kuri iki kibazo. Hari ikindi Scovia yavuze kijyanye na transit centers, avuga ati abinjizwamo hari aho bagenda bavugwa ABC D, ariko hakagira n'ahanditse n'undi wese. Ngira ngo ntabwo yarangije uko byanditse nyirizina, wenda umuntu bikoreho comments. Nanjye ndi bwirinde cyangwa nizo nakora ntimuzifate nk'aho ariko kuri we yavuze n'undi wese, ariko wenda yayisoma uko bimeze, interpretation twari gufatanya kuyikora. Wenda kuba ntari fite imbere yanjye ntabwo ndi bubivuge mu buryo buri specific ubu impamvu byanditse gutya, ariko impamvu ndimo kubitekereza byaba byanditse gutya ni iyihe, wenda n'abandi baza kunyuzuza. Buriya abajya muri za transit centers hari screening teams zibaho. Ni ukuvuga ngo iyo bagejejwe muri za transit centers, ziriya screening teams zirareba zikavuga ziti ese uyu muntu koko akwiye kwinjiramo akajyanwa muri rehabilitation center cyangwa agasubira mu muryango we n'ibindi, noneho bakadisidinga ninde uguma mu gihe runaka, mu gihe ahabwa izi nyigisho zigenewe guhabwa ari muri transit centers, cyangwa mu kuzajyanwa muri za rehabilitation centers, ninde utwarwa hariya, ninde se turi buhamagara imiryango ye, kuko muri za transit centers ni umwanya muto y'abantu bakaba basubiye mu miryango yabo n'ibindi. Naho ngaho ahangaha rero icyo mvuga, n'undi wese ntekereza ko aza muri urwo rwego, iyi screening team yasanga ari ngombwa ko yashyirwa aho ngaho, nkabivuga ariko nisegura, kuko ntabwo mfite iryo teko ko ryanditse imbere yanjye, ndifite nabasha kwinterpretinga uburyo rimeze, nkanavuga ariko ko waba bifite hafi nabashobora kunyuzuza niba uko mbivuze atari ko biteye. Murakoze. Ibya KAZUNGU
minsi vuba kuko natangiye bivuga inshingano ya mbere dufite yaba y'ibya polisi ni ukumira ibyaha bibaho iteka habaye icyaha haba habaye zakusamura ariko nyine nk'uko bimeze muri sosiyete ntabwo bafunga gaps zose kuko abakora ibyaha nabo ni abantu baba bafite nabo ubushishozi kugira ngo bashobore gukora ibyaha badafashwe ariko icyo nababwira ni uko Kazungu ntabwo ari mu bantu urebye amateka ye bari mu bantu bakekwa mu banyabyaha kuko yabayeho ubuzima busanzwe n'abandi bose kugeza igihe yatangiye umushinga we wo kwica abantu akabakuraho telefone akabakuraho amafaranga arabipanga ajya gushakishwa ahantu ha wenyine akikijwe n'imirima idafite abaturage akora ibyo mwabonye yakoze ariko kuvuga ngo ntabwo uburangare bwo iteka icyaha cyose hakabaye uburangare atora ku nzego zose ni ukuvuga ngo nta cyaha cyaba ariko turi muri sosiyete so Kazungu yatoranyije abantu bica yabigambiriye azi ko ari abantu adafite umukurikirana umuntu utava mu rugo ngo nagataha hari umuntu wazaga ariko ko kaza katatashye wenda njye kuri polisi cyangwa kuri object twawuzumye bari abantu bose yishe nta muntu n'umwe wigeze aza gutanga ikirego ko yazumye rubana we yarabizi ko ari abantu badafite famiye badafite aderesi mbega bagenda bagahindura umunsi akaba ari hano ejo akaba muri ntara gutyo nta buryo bidukuraho blame kuko ntabwo dushinzwe kurinda abantu bataha aho baba gusa abanyarwanda bose niyo mpamvu byageze aho so iyi ni isolated case umutekano mu Rwanda urarinzwe ibyaha birakumirwa cyane iyo murebye ngaho ngaho wese ntabwo muri gatoya cyane muzi imyaka ya mbere ya 2005 amasaje yakoraga muri mujyi abantu barasonda banke zasonda abantu bakiba abantu uyu munsi maze imyaka 10 ishize niba hari case yakoreshejwe imbunda y'uburyo nibuka nk'imwe mu myaka 10 so uvuga ngo ibikumirwa ni byinshi cyane ntabwo biri muri twese kuko nizo nshinga ariko nanone tukavuga ko bishobora kuba muri sosiyete itagira ibyaha urabona ko n'ibyaha byiyongereye uyu munsi ni ibyaha byibanda bikorerwa abantu ku giti cyabo ariko iby'umutekano rusange byaragabanutse cyane n'iby'abantu ku giti cyabo iyo mwumva ibikomeza aho yabivuze iyo mwumva gukoresha ibikangisho n'ibyaha bigendana na confidence abanyarwanda bagenda bagira mu butabera hari n'ibyaha turegistaringa byo gukoresha ibikangisho mu by'ukuri kera abantu batarigiraga umuntu atwandikira kandi atuzambona ati uretse tuzareba ikizakubaho waraza akarega kandi yarega kuko tugasanga mu mategeko bakoresha ibikangisho ni icyaha turagikurikirana ibyo byaha hashize imyaka mike cyane nta muntu wumva ko yajya kubyirinda telefone ubujura mubona iyi mibare izamuka inyinshi ubujura bwa telefone ubujura bwa laptop ubujura bwa televiziyo ni ibyaha bizamuka atari uko wenda ari nabishya cyane ariko hari ibyaha bimwe kera cyakorwaga ntihagire ibyo kurya nko kurwana kuko bitari gukomereza nabyo mubona ko byazamutse
kera bagaragara mu kabari bakikiza bagacumunga amande agasengera bakirinda. Uyu munsi ntabwo Rwanda ushobora kwita urushyi ngo aruhuke azagera kuri ribu cyangwa polisi, kubera ko ntareko yo kumva uburenganzira nayo igihe bizamuka ku Munyarwanda, akumva ko adashobora kwita urushyi ngo birazira ko ubutabera buhari kandi agomba kuba. Ibi byose ni factors bituma imibare igenda igaragara izamuka, ariko umutekano urahari, ibyaha birakumirwa cyane. Ibiba ni ferias tuboneramo isomo, ejo tugafata izindi ngamba, niko sosiyete zose zimera. Ariko mu gihugu cyacu ntabwo ibyaha cyane cyane bikoreshejwe violence wavuga ngo biri ku rwego rwo hejuru, ahubwo byaragabanyutse cyane. Ibizamuka ni ibyo ngibyo naje bimaze kuvuga. Hari umunyamakuru wabajije ati mu mwishinganisha te bwacya bakamwica, atanga n'urugero. Iyo kesi niba warayikurikiranye neza, ni kesi yabereye Ntombe. Umubyeyi witwa Hitimana Anastasie niwe wagiye kurega kuri ibi, avuga ko umugabo we yamubwiye ko azamwica. Ikirego kirakirwa, umugabo arafatwa arafungwa. Yari ku itariki 20. Ku itariki 22 uyu mama agirana ikibazo n'undi mugabo mu kabari basangiye, aramutema aramwica. Uwamwishe nawe arafunze. Ibyo ni ibintu ushobora kugenda ukaverifyinga birahari. Umugabo afunze kubera gukoresha ibikangisho, uwamwishe afunze kubera ubwicanyi. Ibyo rwose biri mu rugo. Ariko nanone tuzajye dukumurusha dukome n'ingasire. Urundi ruhande baratubwira ngo kuki dufunga. Ubwo umugabo yo tutamufunga twari gukora iki? Umugore araje, wowe ndavuze n'ibikangisho gusa. Hari n'undi ushobora kumutera icumu rikamusha akaza ati umugabo yaranyishe. Uwo ngo harya turavuga ko itegeko principe ari ukudafunga tumureke nasubirayo akamwica. Ubwo bizaba byagenze gutatubaje amategeko. Iyo dufunga nuko amategeko atwemerera gufunga iyo tubona ko biri ngombwa, bikanasobanuka impamvu dufunze. Turatinya ko atoroka, nta adresse agira, turatinya ko nasubira ahungabanya ibimenyetso. Ibyo byose mu itegeko birahari. Muravuga itegeko rivuga kudafunga, ariko mukareka ya part y'impamvu umuntu akurikiranwa afunze. Yaba twafungaga nk'uko Scoville yavugaga ngo kugira ngo tutababaza abantu. Ijambo kwidegembya mukunze gukoresha ntabwo mwarikoresha, ko muvuga kwidegembya muvuga ko bidafunga, ko utanga ikirego wataho ukamusanga akagutanga mu rugo, ko yirwa yidegembya kandi yararezwe. So ibyo ayo magambo akoreshwa kubera ko dushyira ku munzani tukareba niba hari impamvu yo gufunga cyangwa se niba akurikiranwa ari hanze urukiko rukazafata umwanzuro. Kugira ngo byari byabajijwe RIB kutagera hakoreye icyaha, niba bikorwa ni amakosa. Niba hari kesi irengerwa, umugenzacyaha ntajye kuri tere ngo afate ibimenyetso, ni amakosa. Kuko wakora dosiye gute se utageze? Wenda hari ibyaha umuntu ashaka kuregera umuntu wamwibye muri banki cyangwa kuri momo, ntabwo ukeneye kujya kuri tere. Ariko niba umuntu yaragiye akabomora inzu akiba, umuntu akaza kukuregera, iyo dosiye bayikora gute utageze kuri tere? So icyo mwadufasha aho mubonye izo ntege nke, ayo makosa, muzaye mutubwira. Tubwire mutuye umugenzacyaha yaregeye ikibazo kiniki, ntabwo yigeze agira naho cyabereye nibura ngo yumve
circumstances cyabereyemo. Niba biba ni amakosa ku giti cy'umugenzacyaha, ntabwo ari imikorere, ntabwo ari polisi yari. murakoze. Kanange kugira icyo mu byabajijwe n'abashima ko umusango mu basango hano muri Rwanda n'abashobora polisi nananizeze ko ikiri abashyitsi banjye none basaba ko mutava mwiruka mutinda gato twaza kubahiriza aya masaha. Nanabikoreshe narasubiza kugira ngo muzadufashe icyo kubahiriza aya masaha bivuze. Amasaha yo amabwiriza yashyizweho, twebwe dushinzwe enforcement, ni ukuvuga igituma yubahirizwa. Muri bimwe navugaga rero by'uko hari igihe ariko wabivuze neza akavuga ko kumusubiza nanagushimire nanagira icyo gusaba nanagira icyo nisaba. Wavuze ibyo gutanga amakuru ari balance. Ugomba kuba ariyo mpamvu bamugani kuko twese ahantu twese turi inyuma. Iyo ntabwo amakuru baravuga ngo kuki tutayamuha, hanyuma twebwe bavuze tukavuga duti kuki tuvuze ibitari byo. Ugomba kuba hari ikibazo. Tutagiye muri blame game, reka twese tugusoma. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba dufite amakuru wa mugani tukaba tuyafite ko hari ibyo twakoze, hari ibyabaye, igituma tutayatanga n'iki. Igituma tutazayatanga pe ku mugaragaro akaba ari hariya ku karubanda mukanayabona, tutarinze no guhamagara X na Y tugasiga Z. Ibyo aba bantu bicaye hano bantumye ngo bavugire ko ayo makuru azatanga, kandi bibaza ko yari asanzwe atangwa, ariko ubwo hari abavuga ngo igituma tubivuga uko bitari nuko mutaba biduhaye, reka tumuhe benefisi y'ibyote uriye tuvuge ngo wenda niko bimeze. Abavugizi b'izi nzego bari hano mugiye gutanga amakuru. Dr. yanjye mugiye gutanga amakuru wowe n'uyu, kandi muyahe abanyamakuru. Ibyo ariko rero namwe rero mujye mubaza amakuru uti kuki none se iyo breaking news y'amakuru ntari mfite kandi breaking news y'amakuru atariyo, uri kibazo n'icyo utaguhaye amakuru cyangwa no gutanga amakuru atariyo. Mfite urugero rwabaye ejo abapolisi bagiye kurwana na noise pollution kuri Gudiana. Hanyuma abantu bari muri noise pollution basinze, bari disona, bari mu kintu bita mu Kiswahili akavuyo. Abantu umuntu wicaye aha mu by'ukuri atake ya society nka nabo kubera state etabari induru babuzaga. Inzego zishinzwe kujya gutanga umutekano muri iyo surrounding ko abantu batuye hafi aho nibatekanye, induru zo ziravuga, utera icupa mugenzi we akayibusha akayitera ikirahure, mbega ibintu biberaho ntibiri accepted, ntibyemewe. Hanyuma bafite ibintu bibiri rero bahita bakora. Uwa mbere ati ko amasaha ataragera muje kubifungira iki, upikinze apikinza amasaha kandi operasiyo ije kuba ni ya noise pollution. Cya kabiri ni mu bafotore mubengera mu bitwitinge mbega nko gutera ubwoba, blackmail. Nagira ngo mbabwire ko umupolisi wari muri operasiyo yakinisha
gutinya gukora operasiyo kuko bamubwiye ngo baza kutwikinga ubu aba afite ikibazo na polisi y'igihugu. iyo yumva biriya byavuga ngo mwarabibonye ejo akumva avuga ati nimumwegere nimumufotore. Icyo tubwira polisi turamubwira ngo be professional mu kazi urimo urakora muri iyo operasiyo wagiye, ntukoreshe unnecessary force, ntukoreshe imbaraga zitari ngombwa, nturenganye abantu, ariko ugomba gufatwa afatwa. Nukuza kumufata atera gutera ubwoba azanye public disorder, ushinzwe public order, mujyane muri order. Ikibazo si icyo urakora nuko uragikora. Aho niho wongera kuba ikibazo. Turagirana ikibazo nawe ari uko wagikoze nabi, ariko ntitugirane ikibazo nawe cy'icyo wakoze. Niba icyo wakoze ari cyo ugomba gukora. Uwo mwanya umunyamakuru umwe wabonye ararimo nabyumva, umuntu arabivuga ati nimubegere nimubatwitinge. Urumva umuntu uraho n'umusinzi ejo ubivuga, uranamwumva n'ijwi ntirivayo. Noneho ntakoze eforo nanowe kubera ko uyu mupolisi yasaze ku buryo ajya gufungisha abantu saa yine kandi ababwiriza avuga saa saba. Noneho uwo mwanya bitirendinze ni ukuvuga ngo nimurebe uburyo barenganya abantu basigaye bafunga saa yine. Ibyo ni ibintu bashakisha amasegonda, ibyo ni ibintu bakwimiye amakuru kuri iki. Ngiye gusunika ako kantu numva kadasunika, bishoboka ko operasiyo ingana itya, abapolisi bangana batya, n'imodoka zingana zitya, yabariye saa yine kandi amubwiriza saa saba. Impossible. Hagomba kuba hari ikindi ntazi. Reka gishake hariya cyangwa ikibazo umuvugizi cyangwa abavugizi. N'igituma nibaza ko amakuru akwiye kuboneka vuba nuko nibura muri polisi tuba turavuga duti ntabwo ibintu byose byakozwe muri polisi y'igihugu mu gihugu hose bigomba kuvugwa n'umuvugizi umwe. Dufite abavugizi batanu ku rwego rw'intara n'umuvugizi umwe hano n'umuvugizi wa traffic police. Ni ibiki bivugwa n'umuvugizi, ni ibiki bivugwa n'abariya bavugizi, tukabiha level, bigatuma umunyamakuru w'Imusanze abona amakuru vuba kuko umuvugizi w'Imusanze arayafite. Ahubwo se bya bindi ubonye wamuvumbuye uriya atarazwi kandi makuru agomba kuguha kuko ari mu kazi ke gasanzwe, wowe urabivumbuye ubonye ni ikibazo, wamuhamagaye yanga kukwitaba, wamubajije amakuru yanga kuyaguha, icyo gihe nabyo bivuga ni mundebe bibaye. Abaturage baravuga ko bazize saa yine kandi bavuze saa saba kandi ari saa yine, nabajije na polisi yanze kugira icyo bivugaho. Nene ngewe ndamenya ko wameshyeye ariko kuko nakwimye amakuru, ariko ejo umuntu abikubiseho abantu bita ba influencers bose babicakiye. Ba bandi wari usanga ubona mu by'ukuri iyo za space maze mfite za account nyinshi nanjye nyabikurikira, ndabikurikira cyane. Joseph ndagukurikira cyane, ndabakurikira. Noneho ndamenya ko n'aba bakurikira uburyo bumwe cyangwa ubundi, ukabona umuntu usanzwe uyobora space afite logique yapikize cya kintu, afite followers 100,000 yacyangagaje, wamuhamagara ko mu tariko urumva twakora operasiyo ya saa yine kandi amabwiriza tugasasaba atuko mwayikoze. Duti se wigeze ugira ubaza kwiyo operasiyo yo gufunga amasaha? Aturetse ko ndabona abaturage babivuze, yes babivuze, turabasazi se bafunga saa yine kandi amabwiriza tugasasaba. Muri abasazi ubu ni buki bimenye ko tutari abasazi. None se mwabifungiye iki? Twabifungiye public disorder, twabifungiye noise pollution. Tusakona nakibagiwe, ariko 100,000 wabihaye agahita
ati nari umwe ubaye imfura itavuga ati bampaye amakuru ngira ngo wa rusyo n'ingasire esi bivugaga tuzwumve natwe urusyo ni twe ariko ingasire si twe cyangwa urusyo ni mwe ingasire ni twe twebwe ntabwo mbizi ariko abavugizi banyu namwe mutanga amakuru ariko namwe mu breaking news mugire effort yo kubaza nibura kuko ngiye yibona ibi nabajije umuvugizi nabo ariko uyu muntu wanditse ibi ko nakurikiye ibyo asanzwe yandika nkabona atari umuntu ubeshyira abantu abigambiriye kuki yabatubeshye atereka mubaze amubajije avuga biriya nari mbabwiye ahita arabikuraho nabo rero ko bikuyeho ababibonye mbere n'abarabahamagara arongera amamagara atereka ashyiraho akantu ashyiraho akari moderate gato karwana no kutemera ko yakoze amakosa ariko no kumwumvishinga ko yabikuyeho ndavuga ni ibyo biruta ni nk'abamara umukobwa wavuze iby'ikayonza mwaramwumvise urabundutse mu gitondo naruze ati kayonza abantu bashize nibagiye n'izina rye kayonza abantu bashize ati bimeze bitya turamuhamagara duti se ko turi kayonza abantu bashize bari byagenze biti kayonza ati nama mwanubonye none se ko wabishyize hanze wumvaga tutari ubibone ati hari abantu bambwiye bari hanze banelefonye ati byagenze bitya ati reka nsubireyo mvuge ko ariko byarangiye abantu babikwirakwije ndetse n'ibyo ugiye kuvuga bamwe ntibashaka no kubyumva ndetse n'ababyumvise baravuga ko ari twe twakubwiye ngo bivuge utyo urumva hari abantu bari hanze umunyamakuru hano ubona amakuru akumva agiye gufasha sosiyete mu kuyatangaza niko bimeze nta bundi bugome nibaza icyo nkanagishima ariko hari undi uri hanze ugiye gupikinga ibyo uri ahantu ugiye gupikinga ibyo umubwiye akabikoresha mu zindi nyungu zigusenya nawe urasitarayikinga baranse ute hagati yo gufasha sosiyete kuko ni byiza n'umuntu kutakwabyuzinga wowe kuko nta relationship mwari mufitanye yo gusenya wowe ibyawe byari ukubaka none umuntu arabikoresheje ngo agusenye ubwo ni kugira ngo tutite umwuga wacu kandi ibyo birakemurwa na kwa guhana amakuru yatange abantu yatange kandi vuba turashaka ko abanyarwanda baguha amakuru vuba ngo dukubire icyaha kitaraba none twatanze dutize cyangwa ntabwo dutanze ibyo byumvikaneho aba bagabo bombi yewe na jana turabayobora tubahaye amabwiriza mwumva hanyuma ibyo rero twavugaga tumaze iminsi numvaga ashaka kugira icyo tuvugaho mbona bidufashe mumaze kumva za rikasitorazi zahindutse utubari za alimentation zahindutse utubari ukajya muri alimentation ukumva ahantu wari waravuga abantu utazi aho bari nihurira ahantu n'intebe za plastique kandi nimba hari umuntu udashobora kwihisha ni wasinze ni nko kwitaba telefone uvuga kuri mu biro iwawe hari umwana w'imyaka ine aragutamaza arahamagara papa cyangwa mama ku rugi kandi uvugana na bosi kuri mu biro igikurikira bosi arakoze ati wajyanye n'umwana mu biro umusizi nawe rero uri muri alimentation y'ahantu mu nguni hari isaha zigera volume ikagenda izamuka yo kwigisha n'amateka y'intambara atarwana za operasiyo mubona siro turazikora mudufashe rwose ndahamya ko muri serivisi muha sosiyete ubu businzi muno murabona mwa generasiyo bw'urubyiruko ntabwo mwashyigikira mu myaka 10 iri imbere mwatangiye gukura mukeneye urubyiruko rukora ibintu muriho murakora rudandabirana ntabwo mubikeneye bamwe n'abana banyu abandi ni barumuna banyu
abandi ni imiryango yanyu, abandi ni igihugu cyanyu. Urubyiruko murumva kampeni yitwa tumweresi, yaba byagashobokaga tukanavuga ngo wenda tunareke, ariko kuko utavuza umuntu wavuze mu burenganzira bwawe, ariko uburenganzira bwica generation. Inzoga zo mu marika store, inzoga zo muri alimentation, rika store ifite lisansi, ifitanye isano na rika store, biranditseho ngo ni rika store, ihinduka bare gute. Noneho ugasanga mubayinywereyemo ya bare harimo umuyobozi runaka, harimo umunyamakuru runaka, harimo nyewe runaka, twese turi muri ya rika store yahindutse bare. Oya, turi muri crackdown operation. Ubundi iryo jambo rirakomeye, crackdown. Ikijambo complicated. Crackdown ni ukuvuga ngo umuntu uri yumva ufite rika store, ufite alimentation, uzi ko mu nguni hari intebe za plastique cyangwa ntahindura bavuga ngo utari za plastique n'izindi ntebe, wahindura akabare uyakanini tuyo, uyakanini afite kora rika store, kora alimentation rwose. Hanyuma ibyo niba ushaka gukora noise, ushaka gusakuza, kuko hari abantu bakunda kuba basakuriza, kira ibintu bituma wisakuriza wenyine. Ariko reka gusakuriza umusaza muturanye urwaye umutima, noneho niza kugufata uvuge ngo u Rwanda mwarugize n'abantu uriya musaza nawe yanefura yarambwira ati u Rwanda mwarugize urusaku. Bombi badutelefone, umwe yavuze ati u Rwanda mwarugize urusaku, undi yavuze ati u Rwanda mwarugize ubucece. Ubuse murajya mu bigenda. Wowe rero niba gusakuza bigomba kubaho no kubyama bikabaho, isakurize hamwe n'abawe uri kumwe bemeye urusaku rwawe, kandi kugira ngo wisakurize hari ibyuma n'ibikoresho byabugenewe. Ariko kujya ku karubanda ukisakuriza, ugasakuriza n'abayisi n'abagenzi, wapi? Naza kugufata ukavuga ngo ufashe amasaha ataragera, amasaha yo gusakuza nayaye, amasaha y'umuntu urwaye umutima urusaku nayaye. Noneho nkamara icyumweru kuri Twitter bimeze nabi bavuga bati abantu bagisinzira urusaku, pressure polisi ye, inzego za leta ziriye, urusaku imasaka ko rwadusajije. Mu gihe turafata urusaku tukamara ikindi cyumweru bavuga ati polisi yadusaranye n'ishaka abantu bisanzura. Umva ni ibyumweru bibiri bitandukanye biduha message ebyiri ziri contradictory. Igituma cyonyine nabishobora nuko ndeba imbere yanjye ngo amategeko arambwira iki, aremerera Mr. X gusakuza? No, amwemerera gusa kwisakuriza, kandi kugira ngo yisakurize nuko agira ibyo bita bya bintu bikingira noise bafite izina sound proof. Nibyo, ariko nujya hejuru y'umusozi ukavuga ngo ndi muri jardin ndasakuza, kiryo jardin nicyo cyaro ari wowe ukibamo wenyine. Ubusinzi bukabije bwageze mu rubyiruko, atwaye imodoka basinze buri munsi, mberetse raporo y'abantu. N'igituma impanuka ziterwa n'ubusinzi zagabanutse ntabwo ari uko abantu batari batwara imodoka y'abasinzi, ni imbaraga dukoresha zimwe munakritika. Ariko rero mwari muzi ukuntu zisoma sosiyete, kuko iyo umuntu uri mu muhanda ntabwo uzi umuntu wari buhure, yasinze deja, avuye kuri point A agiye kuri point B C D, yasinze, mbere yanyoye ibiyobya, nta bwenge afite. Kandi ari mu muhanda urimo amazu, arimo abakare bawe, arimo barumuna bawe, urimo uragendamo, ariko kuko mutahuye polisi yakamere rero gufata abantu. Ariko ubundi icyo umusinzi afatwa bagafunga imodoka yerekana niyo bibabwiye ko imodoka itasinze kuki bayifunze. Nyine wasinze wowe, ndetse bakongeraho ngo imodoka kubera gutwara abana ku ishuri, kubera gutwara ababyeyi barwaye,
kuki se nkunda abana bawe kukurusha kuzi ko ningufata ngufungana n'imodoka kuki utaza nta modoka uzanye wowe wanze abana bawe urashaka ngo bakunde kukurusha ariko reka n'abakunde kukurusha kuko nabyo twarabikoze inshuro zose wafungaga umuntu gusa ntibyagabanutse inshuro zose wahanaga gusa utawatse amande ntibyagabanutse uko wagenda wongeraho kimwe havagaho gake hagabanukaho tugera ahantu bigabanuka tubireba icyo cyatumye bigabanuka rero iyo ugikuyeho byiyongera uwo munsi mu bintu bitatu dukora gufunga uwo muntu gufunga imodoka ye kumuca amande inshuro zose dukora test tugakoraho kimwe iyo weekend ikurikira twongeraho kimwe bimanuka tubireba dushinzwe gusova sosiyete umusinzi mu byo ariho arakora harimo kwica abahisi n'abagenzi wowe uravugira nde muri abo bantu uvuye mu kabari yasinze by'ubwenge cyangwa umushyira ku oda akamubika ahantu akamubwira ati uzasubira mu muhanda ubwenge bukora ninde muvugira yewe ndi n'umunyamakuru umwaye guhitamo babiri musinzi ugenda igituma byagabanutse nuko tubaterurana n'imodoka zabo tukabasindura hanyuma abanyarwanda bakagenda batekanye niyo mpamvu byagabanutse mu bibatubwiriye icyo nagira ngo nkigire claire hanyuma icyanyuma nagira ngo ngire claire ntangaho navuze ku request aba ku operasiyo zindi za baba basinze ariko mu by'ukuri abana bacu barumuna ubasove bamwe neza cyangwa bareke ariko mubagire mu myaka 5 iri imbere aho kubagira umwaka umwe ukababura hari za fines dutanga abantu binubira ko atabona SMS cyangwa ko iyo kamera yarabafotoye batigeze bajya mu hantu kugira ngo bitangire ubusobanuro hari ibintu nka bibiri bishobora gutuma utabona SMS kimwe muri ibyo bibiri gifitanye isano nawe ikindi gifitanye isano nanjye hanyuma mbizeze ko gifitanye isano nanjye kiriho kiragusohoka kandi vuba ariko gifite gusa 10% y'abo tubona mu birego bizi 1000 kivuga ngo mwaciye amande nta message nabonye ndetse munja yandi bongeraho nibajye uko bayita mwaciye fine munca na penalty ko natinze kwishyura kandi nta message nabonye nanjye nemeranya n'igihe kuko fine ni waze kuyishyura ahubwo ni wamenye ko wayigize ujumbwira ngo kuki wanciye fine ubwo twahangana ariko ujumbwira ngo kuki wongeyeho penalty tutanyereje SMS ubwo ndahangana nanjye ubwanjye twakoze rero ntuze yihuta kureba ikibazo gituma abantu bavuga ngo ntibona message n'iki icyambere gikomeye mu gufasha abantu bagakemura message ijya kuri telefone wowe watanze nigeze kubwira ngo za systeme za community twavomye amakuru yose y'ikinyabiziga cyambere kikigera mu Rwanda wagiye kukigira icyawe muri Rwanda Revenue aho hantu twavoma amakuru tuhasanga umuntu yitwa Rutamu yahawe plaque imeze gutya atuye aha hanyuma telefone nabaye ni ibyo twabizana tubishyira muri system ya telefone twayohereza SMS tugasanga ni umukomisiyoneri wagiye kudekara ya telefone twayohereza SMS tugasanga wayikuyeho kubera izindi mpamvu z'amatekinike y'utunomero muzi tuziranyeho none ugasanga umuntu yatangaga telefone mbere gutanga aderese byabaye nka formalite yo kugira ngo arangize umuhango wo gukora imodoka aho ni 90% y'abatabona ya message umuntu wese ufite ikinyabiziga witotomba uyu munsi ngo simbona message ahubwo ndagerayo mu kampani mucekinge niba amakuru mwatanze
atuma mubona message ariyo niba yakosora 90% y'abatora message biraba birangiye ariko kuko nko gusonga kuba n'ingasi 10% rifite gisano na system uvuga ngo SMS iyo iguflashinze iguteye mu by'ukuri umwe ikigutera ihita iprocessinga ihita yinjira muri system ikakureba wese wari ubundi mu masohane 30 yagombye kureza SMS ukiri na hafi aho wakoreye offense ubundi iyo ni system rero n'igituma bya bindi nababwiye tutatangiye kubikoresha nuko turakora ibyo bita migration turava muri system imwe tujya mu yindi twujuje national data center y'iyi system ku buryo bizaba biri automated probleme itukomokaho iyo y'10% ikwiriye gushira vuba aha iyo ntuzo ariko kuko itarashira kuko iyo 10% ari gihari niyo mpamvu twazanye iriya system yindi yaho ushobora kuyicekingira tukavuga duti ubwo tuzi ko 10% ari hano dore ibyo ugasanga hano muri Kigali akagari kitwa Rubengera cyangwa umudugudu so bakakubwira ngo ku isaha iyi ku itariki iyi ufashwe na kamera ya Rubengera ugahita ujya kwitwita ati nabera sinanyira ku kibuye nukwita ariko bahita bandika ati nabera sinanyira Karongi none abantu barasaza tukamuhamagara tukamwereka amafoto duti iyi modoka si yawe ni yawe uyu ni wewe wari uyirimo ni ngewe ariko se ndageze Rubengera rya ariko iyi ni wowe Rubengera uvuga rero ni hariya ku mazi hagati ya Kanogo na Rwandex n'urugero ntaze gusa atahona hagiye utarataka rero yubaza ukavuga uti Rubengera muvuga ni ariko guhita uvuga uti abantu barasaze banyohereje ikaronyi ntarigeze ngeyo mu buzima bwanjye it is wrong ariko rero cyakwereka imvura y'amasasu ihita imushyigikira ati nanjye bambwiye ko nagiye inyamagara undi ati igihe azakosorera ko basanze ari byo bariya bagiye bavuyeho icyo turi buhindure ni ukwita ikamera izina rifitanye isano na district gusa biragoye ko Gasabo irimo amakamera menshi nuvuga ngo ufata Gasabo ubwo turavuga Rubengera Gasabo wenda kugira ngo bigire umuntu wo muri IT uraha abyumve tubikore tugabanye uko kwitutumba kuko ufite n'ishingiro nagira ngo rero banya kwa Abaministiri ubwo ari igihe ngira urugo n'ubwo atari igihe usoza iki kiganiro n'ishyirahamwe mbabwire ko nakunze bano bantu ndabizi ko nabo batukuze nagira ngo rero kuko ntazi uko muri busoze nuko bisa n'ibigire mbabwire ko kubera n'abakuze nabo badukuze mutaducika nabo ntibaducika tuze guhurira hano tuganire nk'abakundanye hanyuma amasaha nagera tudasakuriza bari hepfo kandi amasaha nagera tugende twemye kandi dutware imodoka twuje ibyangombwa cyangwa dutwarwe n'abashimira